wewe wifuza gusobanukirwa neza ikoranabuhanga ndetse ukamenya n'ibigendanye n'ikoranabuhanga muri uyu mwaka wa 2020, ngwaye ikaze kuri Tech Synchronizer. Uru ni urubuga twigiraho ndetse tukamenya byinshi ku bijyanye n'ikoranabuhanga, haba mu buhinzi, mu burezi, ndetse no mu mibanire isanzwe, aho twibanda ku bikoresho bikenerwa ndetse n'ibikoreshwa mu burezi. Mu buhinzi tukibanda mu bikoreshwa n'ubundi mu buhinzi mu gihe buhira cyangwa se mu gihe barimo barahinga batera, cyane tukibanda ku bikoresho kuko ikoranabuhanga ari ibikoresho. Uyu munsi rero nabazaniye ibintu bitanu ushobora kugenderaho mu gihe ugiye kugura igikoresho runaka, yaba icyo gukoresha mu izo ngeri zose cyangwa se igikoresho cyihariye. Ibyo bintu bitanu rero tugiye kubivuga, ariko tukongeraho ikindi cy'ibanze kiraba kiri ku mwanya wa mbere. Icyo ni ikigomba kuguturukaho wowe ntugiye kugura ibyo bikoresho. Tudatinze rero naha mu kanya. Impamvu nyamukuru rero ishobora gutuma ugura igikoresho, nicyo kintu cya mbere cy'ibanze muri buri kategori ariyo yose. Impamvu ugiye kugura icyo gikoresho ibikubiyemo ibintu byinshi burya, kuko haba harimo akamaro icyo gikoresho uzakimaza mu gihe uzaba urimo uragikoresha. Ntabwo uzagura telefone ngo ujye kuyihingisha, ntabwo uzagura laptop ngo ujye kuyikoresha mu bundi buryo, ahubwo uzayigura wenda ariyo kubika amadokima cyangwa se ariyo gukora amavideo cyangwa se ariyo gukora indirimbo mu buryo bw'amaudio. Niyo mpamvu ugomba kumenya impamvu icyo gikoresho ugiye kukigura n'akamaro uzagikoresha mbere y'uko ugena ibi bintu bitanu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere usabwa cyangwa se ikintu cya mbere ugomba kugenderaho mu gihe ugiye kugura igikoresho, ikintu cya mbere nta kindi rero ni igiciro cy'igikoresho. Bitewe n'amafaranga ufite rero uragenda ugahitamo igikoresho, ugahitamo ubwiza bw'igikoresho, ariko biba bibabaje iyo ugiye kubona ukabona ugasanga ufite nk'ibihumbi nka 5, igikoresho ushaka kugura bari kuguca ibihumbi 10 kandi utari waragipangiye, wari warabaze ko ari cyo uzagura. So urumva biba ari ikibazo. Igiciro ni ikintu cy'ingenzi uba ugomba kugenderaho mu gihe ugiye kugura igikoresho cyawe gishyashya cyangwa se ugiye guhindura icyo wari usanganywe. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, ikintu cya kabiri ni brand. Hari abantu bajya kugura telefone ugasanga aguze telefone itagira marike. Bavandimwe, ukora telefone, niba uzikora ujya ubona ubwoko bwitwa Tasen. Telefone zikorerwa mu ruganda bita Alps, ni uruganda rutazwi cyane kuko ibikoresho rukora aba ari amapirate. Tasen urazizi. Iriya telefone iyo ugiye kuyiflashinga ntabwo ubona firmware yayo. Kubera iki? Ntabwo iba ifite ntabwo ibikoresha systeme y'umwimerere. Usanga ari systeme yabaye ported ikagenda ikurwa mu bundi systeme, usanga ifite ikibazo. So brand ya telefone yawe iba ari ingenzi cyane kugura ugendeye kuri modeli. Ntago hatuvuga telefone gusa, turavuga n'amakompiyuta. Ukagura wenda uzi ngo nguze Samsung original, nguze LG original, nguze Sony original, ukamenya ngo muri computer nguze computer ifite ahantu ivuye. Apana kupfa kwitugura, kuko rega popularity y'ikintu niyo inagiha agaciro mu kugikora, mu kugikoresha, mu kubona ibikoresho. Uburyo ikintu kiba kiri popularity bituma kibasha no gukorwa byoroshye. Nibyo ngibyo. None se nupfa kugenda ugapfa kugura, urumva nyine kugikora bizaba byoroshye?
kubera yuko kizaba kitazwi n'ubundi n'ibikoresho byo kugikora uzasanga ibihari bisanzwe bigaragara, uzasanga bitazabona icyo gikoresho nko mu bindi bikoresho. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi rero mu gihe ugiye kugura telefone yawe, kompiyuta yawe, imashini yawe ugiye guhingisha no kuhirisha, aba ari umuvuduko, speed. Nituvuga speed ntumve gutyo gusa ngo kwita ngo byihuta. Speed buriya igira ibintu bituma ibaho. Muri speed turavuga ibintu bitatu. Muri speed turavugamo internal storage ya telefone yawe, uburyo telefone yawe ingana mu kubika. Ubu tuvugana dufite byibura ahantu hano mu Rwanda dushobora kuba twagera kuri stockage z'amatelefone, dufite gigabyte 2, gigabyte 4, gigabyte 8, gigabyte 16, gigabyte 32, 64 n'N128. Izindi ziza nazo zirahari, ariko byibura izo ngizo nizo dushobora kugeraho. Ko nyuma yaho hariho za 250 na zingahe, hakaza terabyte, hakaza za 514. Urumva stockage ni nini cyane. Ikindi cya kabiri rero ni RAM buriya yo uburyo ikora, ifata nayo ni nka storage, ariko ifata utuntu turimo turakoreshwa ako kanya, yarangiza ikahita ituraninga kugira ngo utaza kudutakaza. Kuko processor yo niba ifashe app ihita yifata igatangira kuyikoresha, ariko kugira ngo utaza kubura agace gato cyane ugasa nk'usubira inyuma, ihita yihereza RAM ikaguma iyibitse by'ako kanya mu gihe ugikeneye gukoresha iyo app. Urumva ko RAM rero ni ingenzi. Ubu tuvugana hari RAM ziri muri iyi kategori. Hari RAM ya mega 512, RAM ya gigabyte 1, RAM ya gigabyte 2, RAM ya gigabyte 3, gigabyte 4, gigabyte 6, gigabyte 8 na gigabyte 12. Sinzi niba urayibona ya gigabyte 12, ariko zirahari. Uko tuzajya tugenda tuzamuka uzagenda usobanukirwa cyane ko na giga 16 ubu hari phone ziri hanze nzi neza rwose ko zizikoresha. Ikintu cy'ingenzi tutasoza kubijyanye n'umuvuduko tutavuzeho ni processor. Nacyo kintu cy'ingenzi buriya nge ndeberaho cyane kuri telefone kubijyanye n'umuvuduko. Processor niyo ikora birya bintu byose uba uri kugenda ukora. Itusha ukanzeho processor niyo executinga iyo command yo kubukanze. Kuba ngo umwanya ukanze ugategereza ko page ifunguka, burya biba byatewe na processor. Clock speed yawe, uburyo processor yawe igenda, ndetse na core iyo processor ifite, bigira uruhare mu muvuduko wa telefone yawe. Kuko hari dual core ibigize ifite core ebyiri, hakaba triple tuzibona cyane nko ku machine, hakaba quad, hakaba hex ibifite processor zifite core 6. Processor yayo imwe ibifite core 6, agakowa kamwe 2 3 4 5 6. Hakaza octa cyane niyo irimo irakoreshwa mu matelefone muri no minsi. Octa core processor rero ibigizwe n'udukowa 8. Kowa icyo zimaze ni ukuvuga ngo niba uri gufungura kamera hara ku ruhande, ugafungura phone ino ihamagara, ugafungura Adobe Reader wenda usoma ibitabo, ukakira ubutumwa ku ma WhatsApp, ukakira ibiki n'ibiki, urumva izo kowa zigenda zifata kuri buri ga app, buri kowa igafata wenda buri kintu runaka. Iyo ufite kowa nkeya rero urumva nyine multiprocess iragabanyuka, kuvuga ngo uburyo ukora task nyinshi ku gihe kimwe biragabanyuka ugereranyije n'umuntu ufite kowa nyinshi. Nko muri gaming naho bigira icyo bimara, ariko
biterwa nuko uhagaze buryo ku mufuka. So ikintu cya kane, si cya kanera, cya kane, mu gihe ugiye kugura igikoresho uba ugomba kwita ku ngano y'icyo kintu ugiye kugura. Telefone ifite ingano ntoya burya iba ifite advantage ikajyana disadvantage. Iyo ufashe iyo telefone ukayikubita hasi burya ntabwo ipfa kumeneka nka telefone ifite screen nini. Ariko iyo telefone iyo ugiye kuyeditingiramo video, yewe umva nta kintu wakora, bitewe n'ikintu ukora biba bigusaba ikirahure kinini. Mu gihe uri muri editinga uri umuntu ureba ama video ukeneye ikirahure kinini, kuko icyo kirahure ni nacyo kidetermininga resolution iyo telefone cyangwa iyo computer izaba ifite. Kuvuga ngo uko ugira ikirahure kinini resolution zigenda ziyongera, ndetse na pixel density nazo zikiyongera. Pixel ni utubloke tuba tugize amashusho, natwo tugenda twiyongera bitewe n'ukuntu ikirahure kingana. So ingano rero ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugura igikoresho cy'ikoranabuhanga. Iyo uri umuntu ukunda gukubita ibikoresho hasi cyane, bose nakurangira kujya ugura udukoresho dutoya turi mwayene, cyangwa se ukagura ugatangaho amafaranga arengaho ukagura ibikoresho biba bikomeye mu buryo bwa za housing, nk'ibirahure, nk'amapasi, ukagura amapasi nyine afite yubatse akomeye. Amateleviziyo ukagura ya televiziyo bifite ibirahure bikomeye, ariko urumva nyine hari amafaranga yandi bigusabaho. So ikintu cya nyuma ugomba kugenderaho mu gihe ugiye kugura igikoresho aba ari ukwihangana kw'icyo gikoresho. Ese bateri y'icyo gikoresho imara igihe kingana iki? Aho si ya bateri ugura mu gitondo ukayicaginga, ukigera mu nama bakubwira ngo zana dokima igahita itangira kwandika faible. So ugomba kwita no kuri bateri. Bateri rero ziri uburyo bwinshi cyane, abantu benshi musigaye mwaranabimenye. Bateri bazipima mu cyitwa milliamp per hour, mph. Nukuvuga ngo ubu bateri byiburi bikomeye ikanyakanya iri nko mu bihumbi 5 bya milliamp. Ariko uko nyine ugenda wongera amafaranga, ugenda wongera za milliamp zawe ushobora gukoresha kuri bateri yawe. Ibyo bintu uramutse ubigendeyeho neza, ushobora kugura igikoresho kizima kandi cyaramba utazigera unicuza. So uko twabivuze gutyo turimo turihuta, ibi bikoresho tuzabireba neza mu buryo burambuye mu gihe kizaza, kuri buri kamwe tugenda tureba icyo kamariye igikoresho runaka. Guys, byari ibyo. Mu gihe ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi kuri izi video, wakwandika hasi hano muri comment, kandi ubaye ukeneye kugira ngo izi video ujye ukomeza uzibone, wakanda subscribe ugakanda notification hariya hasi, kugira ngo igihe cyose nshyizeho video ujye uyibona. N'abatindiye rero mugire umunsi mwiza.